ngo haye ikaze nanone mu gafilime kacu kanone dutangiranye umukobwa rugiye kwinjira hano bahita bafunga. Hanyuma umukobwa ati si hari ikibazo ko mufunze. Kigabo kiranga cy'igisekirite kiti madame ntabwo wakwinjirana icyo gikapu hano rwose ubimenye. Umukobwa ati ariko hano harimo ibintu byanjye bwite. Hanyuma ikigabo kiti koko umukobwa ati ntabwo mbyumva ariko ntabwo ndi gusobanukirwa kuriya muntu winjiyemo hano afite igikapu nawe mukamwamuritsa akinjira. Kumbe ku ruhande hari undi wari winjiye nawe afite igikapu. Ikigabo kiti ntabwo ubona se ko kiri igikapu gitandukanye kuko. Umukobwa ati umugabo ati ahubwo icyo gikapu cyawe cyangwa se usohoka uva ahangaha. Ni ibintu bibiri, urame icyo gikapu cyangwa se usohoka uva ahangaha. Umukobwa ati okay. Hanyuma nta kindi cyabaye nyine umukobwa yemeye gusiga igikapu kibaho ngaho. Umukobwa ati nta kibazo noneho nubundi ntabwo ari ubwa mbere nkurikije amategeko y'ubugoryi ngaho ni mu gisigarane. Hanyuma umusekirite agira gutya none ahita afungura nyine. Hanyuma umukobwa nawe agira gutya baratambutse nyine n'umukobwa tutaramenya ngo ninde yaje gukora ikimo hano ariko bigareye ko yaje gushopinga nawe cyangwa se yaje guhahamo hano. Hanyuma umukobwa yaje hano muri stock nyine hano. Hanyuma umukobwa aza guhindura imyenda. Ikigabo cy'igisekirite nacyo kiza kimukurikiye. Umukobwa afunze kita cyongera kirafungura. Umukobwa barikanze atari ko uwo mugabo bataye umutwi bya ufite iki kibazo. Ikigabo kiti mada rero ikintu nakubwira ntabwo nshobora kugusiga wenyine rwose uri ahangaha wenyine muri stock. Ati ntabwo rwose nshobora kugusiga wenyine. Ati niko amabwiriza cyangwa se amategeko ya kampani avuga. Umukobwa ati none se ni gute nibuze guhindura imyenda. Umugabo ati ndakeka nyine ahubwo ubwo ndibuze gufunga amaso yanjye nyine ubundi ugahindura ariko ndabamagaza ahangaha. Umukobwa ati ngaho hamagara manager none abari twivuganira. Ikigabo kiti Audrey gihita gihamagara umukobwa hano bigareye ko ari manager nyine kita kimuhamagara ngaze hano. Manager zabaza ati se buri kimwe kimeze neza. Umukobwa ati ntabwo bimeze neza. Ati ntabwo bimeze neza hano rwose. Ati uyu musekirite wanyu arashaka kumindura imyenda nkayihindura imbere by'amaso yiwe. Manager ati ati se ubundi se niki kiri bubi. Ati se ubundi hari ikintu ufite cyo guhisha. Bigareye ko manager nawe ari umwe nyine n'umusekirite uri ahangaha. Manager ati nta kintu ufite cyo guhangayikira madati rwose tuzi. Umukobwa ati se muri seriye koko ibintu muri kuvuga murakomeje kuko. Ati se inambo n'umubiri wanjye. Manager ati sha wihangayika rwose wa mukobwa we John ni umuprofessionel mu kazi ke rwose ibintu arabizobereye. Ati ni inzobere rwose. Ati ntuhangayika. Umukobwa warikanze nyine biramutunga ibintu biri kubera hano. Umukobwa ati ubwo ahubwo ndisohokeye rwose ndagiye. Hanyuma agiye gusohoka baramutangiriye. Ati se noneho ni iki nyine ko muntangira. Manager ati ahubwo ubwo ngubwo hari ibintu uri guhisha mwaho ngaho uri muranga kutwereka. Ati ahubwo hari ibintu uri murahisha. Ati ahubwo tugiye guhamagara polisi ubwo ngubwo. Tera umukobwa rero ngo ziramwakana ahubwo batangira kumuhamagariza kumutabariza nyine. Ikigabo cy'igisekirite no cyese gitangira guhamagara polisi nyine kivuga yuko ngo hari ikibazo kiri kubera hano nyine kiti afandi mutabare rwose. Ati hano hahiye. Ati dufashe umujura hano kuri butike rwose mutabare hano hari umujura dufashe. Umukobwa urujeje kwiyambarira imyenda aje guhindura imyenda aje no kwishopingira imyenda hano bahise bamuhamagariza polisi kuko amwenye telefone umukobwa yise ifona. Hanyuma umukobwa ati telefone yanjye kigo kitari kucyo ushaka telefone bite byiti genda gahoro matati ugenda gahoro tuza madani mutuza tuza. Hanyuma ukamwanya hari umufande wese wagira umupolisi uhagera ngo bamwise Sam. Hanyuma manager ati Sam dukeneye gusuzuma uyu mukobwa rwose. Ati turakeka ko hari ibintu arimo arahisha mu myenda yiwe yanze gukuramo imyenda ngo turebe. Umupolisi ati okay ndabibona noneho. Ati ndimo ndabireba neza sha. Ati madamu ati mfite ubwoba rero ko ngiye kugusaba gukuramo imyenda yawe. Umukobwa ati nguki ngufite ati cyane rwose. Umukobwa ati ariko ngiye ntabwo nakurimo imyenda imbere y'abantu bose. Igipolisi kirahindukira kiti bari yaseti oya. Ati humura rwose. Ati ntabwo uri bukurimo imyenda bari bakure. Bati ni ngewe ngenyine rwose. Ati weho kuramo. Ati ntariwe rwose. Ati bari ntubiteho. Umukobwa ati ntabwo ndi bukuremo imyenda da. Mwafanda ati umva mukuru rwose ngiye umenye ko ndi itegeko kandi itegeko rigomba kubahwa. Umukobwa aratungurwa cyo ofisi kirano cyangwa iki cyafone kirangana cyo gikomeza kumwimeraho nyine kimukangaye ko nyine ngari itegeko nyine ko kigomba kumwubaha kubyamera kose. Hanyuma umukobwa ati akoze ko ibintu muri gukora bishobora gutuma babirukana. Cyafone kiti ni wowe uri utwirukane si cyangwa ugiye kudutabariza abaze batwirukane. Ati ndavuze ni kuramo imyenda cyangwa se bize kuba bicyane none ahubwo. Umukobwa nyine bonye ntandi mahitamo nyine agira gutya ahitamo gukuramo imyenda nyine afande hano yavuze nyine abavuzi urabyumva nawe nyine. Hanyuma umukobwa atangiye gukuramo icyafane kiti wawe usubona se ahubwo sha
kindi cyabaye nyine umukobwa yemeye gukuramo imyenda nyine imbere ya fandi, urabyumva nawe nyine. Abandi nabo bakomeza guhengereza barunguruka nyine bitegereza umukobwa wambaye ubusa. Hanyuma umukobwa nyine isoni zaramwishe nyine nta kindi yari gukora nyine. Hanyuma cyafande kikomeza kwitegereza umukobwa, kirazuminga kirakurura ahantu hose kiti ngaho hindukira sha. Hanyuma umukobwa nawe arahindukira nyine nta kindi yari gukora nyine imbere ya fande. Fande akomeza kuzuminga aritegereza umukobwa, hera hasi arazamuka ewana yitegereza ahantu hose. Umukobwa nyine nawe arahindukira. Umufisiye Fande ati subona se ahubwo ati ntago byari bibi rwose ati nta kintu cyo guhangayikira rwose. Umukobwa ati nibyo ngibyo se. Fande ati nibyo rwose wakwambara noneho rwose ati ushaka kwambara imyenda yawe. Umukobwa yagize gutyo nyine barambaye nyine nta kindi cyabaye, urumva nyine kimara kwereka Fande ko nta kintu yibye nyine, kimara kumwiyamburira ubusa imbere nyine. Hanyuma manager nawe yasaze ati nibiki biri kujya mbere hano se. Fande ati nta kibazo rwose afite ati mwamureka gatambuka. Manager ati koko ati cyane rwose nta nibi y'umukobwa nta kibazo afite. Ati okay ati nta kibazo rwose. Ako kamwanya telefone y'umukobwa ariko yako yari yakomeje gusona kuva kare nyine ikomeza isomo n'abayihurira nyine. Hanyuma igisekirite kitari ku ntindu gukeneye gutyo ko umuntu ahereye karaguhamagara hamagariwe mwanya. Umukobwa atari ku nawe wamwirebera rwose ati nawe ushobora kwirebera ibyo ari byo. Ati ntacyo rwose Fande tireka turebe. Hanyuma bagira gutya nyine ngo barebe umuntu urimo ahamagara umukobwa nyine mu gisekirite kiranga kiba kigize gutyo kiba gifashe telefone y'umukobwa kiyikuramo, kumbe kitegereje neza muri telefone kibona uri guhamagara ngo ni Meya. Hanyuma igisekirite kiba kirasetse kiyerekana abandi ati Meya ati washa rwose ati zikoti mbega kazina keza we ati shawa mukobwa ati rwose uratangaje pe ati kano kazina ni keza rwose. Kigabo kigira gutyo kiba kiranamwitabye nyine, kumbe kuri telefone kiti kuri telefone bati Miss Stone ati ibintu byose bimeze neza ra ati inama iri hafi gutangira ati ko tutakubona bimeze bite. Umukobwa ati Meya ati ntago bimeze neza rwose ati nahuye n'ibintu bibi cyane hano rwose. Ati hari umusekirite umwe hari manager ndetse n'umupolisi bansabye gukuramo imyenda imbere yabo. Ati nyine batumye ndenga ku mategeko ku mahame yanjye, barenga ku mategeko ibintu byose nyine barabyangiza. Meya ati ibyo biguri n'ibiguri nyabakise byasabye umugenzacyaha w'umujyi wose gukuramo imyenda. Kumbe umukobwa tutari kwamenya ngo ninde ngo ni umugenzacyaha w'umujyi wose nyine. Umukobwa ati nanjye ibyo ndi kwibaza nyine ntabwo ndasobanukirwa neza. Kuri telefone Meya ati ntacyo hano ndi kumwe n'uhagarariye polisi ati turaza gukurikirana umupolisi wundi tumenye ibyiwe tukurikirana amakuru yo, hanyuma ubundi tuze kumujyana imbere y'ubutabera hanyuma aze guhanirwa ibyo yakoze byose. Ati turaza kumukorera ubugenzacyaha cyangwa se turaza kugenza ibikorwa byiwe tumugishyira imbere y'ubugenzacyaha. Ati kandi turaza kumuhana rwose turagusezeranye. Ubwo nafande avuganaga Fande mukuru avuganaga n'umukobwa, abandi nabo biti umugenzacyaha mukuru w'umujyi butise kucyo utari wabivuza. Fande atangira kurya indi mara papa ati ntago twabaye twatumye ukuramo imyenda. Manager ati rwose tugusabye imbabazi rwose byabaye byose turakwinginze rwose tubabarira rwose tugusabye imbabazi. Iyi secretary nacyo kiti rwose tubarira umukobwa ati rwose ngiye ntabwo nashatse kugira ikintu mvuga na kimwe ati nashaka kureba nyine uburyo mufatamo abagore babirabura hano muri uyu mujyi. Umupolisi ati mwana yanjye noneho Kristo ndapfuye. Umukobwa ati kandi ibyo mbashije kubona hano shabiteye ubwoba pe. Ati mwembi uko muri batatu rwose mukwiye guterwa isoni n'ibyo mukoze mufata abantu muvangura abantu ku ruhu rwabo. Ati ibyo mumureka hano muri uyu munsi rwose muraza kubyishyurira. Manager ati umva rwose Miss madame ati rwose tore rwose habeho kutumva ibintu neza nyine. Umukobwa ati ibyo ngibyo muraza kubivugira mu rukiko ariko ati murabibwira urukiko ngewe ntago ngiye bari buze kubibwira imbere yanjye hano ati muraza kubivugira imbere y'urukiko. Kandi n'uburyo mumfashe gutya hano bigaragaza uburyo mufatamo n'abandi bagore babirabura cyangwa se mudahuje uruhu hano. Manager ati ariko security ibi bintu byose niwo biteye ati ubundi kucyanzanye muri ibi ngibi dore kandi ngo baratangira gusubirana bari bagambaniye umukobwa nyine ngo bamukuremo imyenda. Ngayo nguko rero ngaho agafilime kacu karangire nyine musaba gukomeza kubana natwe no mu tundi dufilimi ukora subscribe like share na comment wakoze cyane.